ahita ategura propagande we n'umugore we. Ngiye kubona mbona umugore aranyandikiye wa Ezekiel. Ni none se ko ngushaka ndagenda ngezeyo umudamu anzanira fanta nyimara kuyinywa nahise negama igitotsi kirankubita noneho nangukiye mbona nambaye nkuko navutse. Rukundo amagaze hejuru afite icyuma. Rukundo Ezekiel navuga ndi se Rukundo ibi bintu mungoze nibiki arangije arambwira yambwiye ijambo rirambabaza. Nanjye navuga nariko se Ruko umfashe nsambana usanze irimo nari nyitwaye mu ntoki nyewe. Umugore wawe yambaye ubusazi turasambanya ahita yambara. Bonazanye ikayinika ngo ndikako ugomba kuma ibihumbi 800. Nawe ngiye 800 nabyo naguha. Fata telefone mamagara umugore wanjye namwe ngo inure ibintu Rukundo agore. Harangije arambwira ngo ngomba kuyamuha hari uko muhaye ngo firigo hari uko muhaye televiziyo ari uko muhaye na gas. Cyacyuma yesa kirambika hasi hahita hamagara umugabo ngo witwa ngo niba ari ngo ngeminyawe. Hahita muhamagara ngo eminyawe ngo nshaka kuguha inkuru ngo dufashe umugabo ngasambana ngariko ngo hari ibyo bakiri kumwumvikanishaho nabandi. Emera mubwira ngo ya ngo bere kumwumvikanisha ndaje. Ariko hari umuntu twontseka nabo wigeze gutega umudamu wawe yagiye gusambanya umugore wawe we yambaye ubusa umudamu wawe yambaye. Uko bime abadamu ntago baje. Umudamu yaguteza umutego ashaka kukugaragaza ukuri ntabwo wamusambanya. None se ko yagize amahirwe ngo dinama muzombagure n'ibyuma yose atari nagomba naramukebe yaho ngaho. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibyo mukora byose mukomeje kugenda muhirwa n'ibice bitandukanye mugiye murimo. Ni BigTown TV nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri stories zitandukanye. Umunsi twangiranye n'umugabo ufite ibaga n'umugabo ufite agenda ndetse na Bibiliya afite na telefone ye mu ntoki. Urabona neza wa mugabo we? Turashima Imana. Biracamo ibintu ni Yesu. Ibintu biragenda bimeze neza. Yesu arimo arabikora. Tugaye ikaze kuri BigTown TV. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Amena. Watangira wibwira abadukurikiranye witwa ngo iki? Amazina nitwa Nsekanabo Aroni. Yego. Ndi umugabo mfite umugore n'abana. Bangahe? Ubu nakabaye ngejeje abana babiri ariko umwe yaratashye ejo bundi. Naramvamo niyo mpamvu ndashaka kuvuga ngo ni babiri. Ubwo rero kubanzi nka Papa January. Yego. Ngo ni papa kwa mbere. Papa mu kwa mbere. Nsekanabo Aroni. Mamuseka kandi. Igihe cyari cyose. Wishinye se cyawurenza. Nta mutima mubi nabyo kurenzaho. Okay, hanyuma umaze kwibwira nuko ibwira abantu hanyuma ufite telefone urimo kureba musinzi ngo urimo arareba iki? Ubusanzwe ndi umuntu w'Imana cyangwa se ndi umwana w'Imana. Aha ngaha mba ndi gusoma ijambo ry'Imana. Ndushaho kugeza ku bakunzi ba Kristo Yesu. Yego. Reka dutangire dusenga rero. Mana ya Aburahamu, Mana y'Isaka na Yakobo. Witwa ndiho uri rubasha mu bibaho byose nakibasha kurogoya imigambi yawe. Ndi imbere y'iyi televiziyo ndasenze kugira ngo uri kundeba wese ahabwe umugisha nawe. Amavuta y'Uwiteka nyagora ku ngoma aze ahindure ubuzima bwe cyangwa se nibye byari byaranze guhinduka. Ndaha ngaha nicaye nk'umuhesha w'umugisha. Reka undeba wese ahabwe umugisha. Reka ukurikirana televiziyo ahabwe umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nihabemo kirogoya ahubwo ukuboko kwawe kurusheho kugaragara. Kandi Mwami Imana igira neza. Bigire aho bidukura, bigire naho bitugeza. Ndatangariza isi amahoro, ndatangariza isi ubwiza, ndatangariza isi andi mavuta mashya. Ibyo mbisabye niringiye yuko bikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Sekanabo usengera abantu rero? Yego ndasenga. Ndasenga nsengera abantu ariko ari nabo mfatikanya nabo gusenga. Okay, 078 numero yawe?
ni 078 66 49 210 210. Yego. Ni ihe nkuru uzaniye abakunzi ba BigTown TV muri rusange uyu munsi wa none? Inkuru mbazaniye ntabwo ibi bintu by'amasocial media cyangwa se izi kamera naziherukagaho, ariko nifuje kongera kubonana n'abanyarwanda no kubonana n'isi yose kugira ngo n'uwari warambuze yongera mbone, uzi ko twahuzwaga no gusenga cyangwa uzi ko twahujwe no gusenga, kugira ngo twongere tugiriyane ibihe byiza, cyane cyane yuko turi mu mwaka mushya Uwiteka Imana agambire guhinduriramo abantu amateka no gukora ibyari byaranze ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Rero ngira ngo hari amakuru mwagiye mwumva abantu bambaza inyuma ya kamera ajyanye n'ubuzima bwanjye bwite. Ubuzima bwanjye bwite narabubabwiye, ku batarabumenye mvuka i Nyagatare mu Mutara, intara y'Iburasirazuba. Ndi umuntu wageze i Kigali, ngira ngo murabyibuka, ngenda n'amaguru iminsi 13. Imana ibana nanjye mu rugendo rutari rworoshye, muhura n'ibizazane, ariko byari bigamije kunsunikira kuri Kristo Yesu, kuko icyuma gityaye ni nacyo gikata. Rero niwagira amavuta utayashatse, ariyo mpamvu nabwira abantu cyane cyane bajya kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo bahaze bavuga Kristo Yesu n'ibyo yabakoreye, bataje kuvuga abandi bakorewe ibyo bitangaza. Bo bavuga ibyabo ariko noneho bakorewe. Ariko naje kumenya ko hari umugabo umwe ngo wavuze amagambo atari meza. Uyu mugabo ngira ngo sinzi niba mumuzi, ni Rukundo Ezekiel. Ezekiel inshuti yanjye umuhanuzi. Umuhanuzi. Ase ubundi Rukundo Ezekiel yahanuye ryari? Rukundo Ezekiel yamenyekanye yahanura yagoko rwose ibyago bigiye kumugeraho. Buriya Patrick, ikintu kiri bube nago kikibuza kuba. Yego. Ikintu kiri bube ni Imana yaguteguriye, n'inzira zose naho ugomba guca Imana yaguteguriye. Nta kintu na kimwe gishobora kwitambika mu mugambi w'Imana. Rukundo ni inshuti yanjye. Yego. Rukundo ni inshuti yanjye, ndamukunda, twabanye mu buzima butandukanye. Ku bantu batabizi, buriya Rukundo nabayeho mu buzima busa naho ari ukurerwa, ariko noneho kwa kurerwa nkagerageza gufasha inyuma abantu. Rukundo yari muri bamwe nafashije, cyane cyane ahantu ahantu hitwa 19 hano za Kabuga za Murindi. Rukundo niwe munsi wa mbere twabonanye, narerwaga n'umumama witwaga Mama Sharomo cyangwa se Akimana Donata, n'umupolisi akorera i Kanombe. Hanyuma Rukundo dukubitana asengera mu cyumba cy'amasengesho, ari n'undi mu mama w'umuhanuzi uzwi ku izina rya Mama Prince. Yego. Imana imukoresha ku buryo bukomeye cyane. Mageze ambonamo umuhamagaro. Mama aho ngaho kugeza ubwo twafatikanije uwo muhamagaro, dukora umurimo w'Imana. Nkajya mbona ukuntu wenda bishwe n'inzara, umuntu ashobora gukorera Imana mu buryo bwinshi cyane, cyangwa se akavugira Imana mu buryo bwinshi cyane, kuko Imana ntacyo yananiwe twayikorera, ahubwo ibyo dukora byose tuba turi kwikorera. Sasa rero uyu mugabo Rukundo nagerageje kumufasha, nabona bishwe n'inzara nkabagaburira. Hari n'igihe bigeze no kumuroga, nzana amata yo kugira ngo bamurutse. Bapanga amasengesho, nategura uburyo bari buze kurya, kuko namye nkunda abantu basenga. Umuntu usenga cyangwa se umuntu ufite umutima, kwanza umutima usenga nta kibi kiwubamo. Ariko iyo umuntu naje akagaragaza ibibi muri we, ntago biba bivuze ko asenga, ahubwo bivuze ko abeshya. Patri, uri inshuti yanjye, uburyo nkoreramo Imana n'uburyo nagiye nkoreramo Imana, ngira ngo wenda bumwe na bumwe urabuzi. Nazarwamagana negura ibiterane. Ngiye nigeze negura igiterane kizamo executive w'umurenge. Executive w'umurenge ategeka ko hazamo na daso n'abashinzwe umutekano kugira ngo bankorere protocole. Ndi umuntu uyu umwe wenyine. Mwereka ko iyo umuntu afite umuhamagaro,
cyangwa se afite ubushake nta kintu na kimwe atabasha kugeraho. Nasengeye abantu mbirukanamo imizimu, mbirukanamo abadayimoni, Imana yo mu ijuru ibohora abantu ibagirira neza. Hari n'umusazi witwaga Ansaba ndora, icyo gihe nigeze musengera akunda kwambara ubusa aragenda arambara. Executive nibwo yafashe umwanzuro avuga ngo uyu muhungu usengeye uyu muntu umeze gutya ibiterane bye nabikomeza bikore hirya no hino. Abantu benshi barabizi mu kintu kijyanye no gusenga, burya si byiza uvuga ngo urasenga ahubwo tangirwa ubuhamya. Wa muntu arasenga, wa muntu ni umuhanuzi ibintu nk'ibyo. Ibyawe wikitaka. Wivuga ibyawe wikwitaka, reka bo bakuvuge. Reka uzi ibyawe akuvuge. Reka uwo wagiriye neza avuge ngo runaka ndamushimira ko yangiriye neza. Ndumva icyo nacyo kiri mu gice cyo kuvuga ngo urakorera Imana. Ariko ahantu mpamya ko cyangwa se nari mvuge ngo Rukundo si umuhanuzi, nuko yagiye hirya no hino ku masocial media ugasanga aritendeka ku bantu ko ngo Barine Gahongayire, ngo bande, ngo bamutesi, ngo bande, ibintu nk'ibyo. Umuntu uri mu mwuka w'Imana kandi usenga ntabwo arushaho kujya mu ruhande rw'abandi bantu kurusha ubwo yakwijyaho. Yego. Icyo ngicyo naga kritika mbese naga kritika. Umuntu usenga atangira ubuhamya mugenzi we ibintu nk'ibyo. Ariko nanone niba nagutumye uravuga iki? Nicyo cyakubabaje nayo magambo yavugaga Barine Gahongayire. Si icyo ngicyo cyambabaje. Si icyo ngicyo cyambabaje kuko Patiri burya njewe urumva mwizo nzira zose naho nabaye nta kintu ngaye Imana. Nta kintu ngaye Imana, nta nicyo nshinze Imana itankoreye, n'ibyo itarakora izabikora. Kandi ibikora nazi uko ibigenje. Ni nacyo kinera kuyita Imana. Kuko ibikora nazi uko ibigenje. Yesu ashimwe cyane. Nje nk'ubu iwanjye mfite umugore n'abana nawe babwiye. Mfite n'abantu benshi bakunda kuba iwanjye. Kandi ba bantu nishingira kubagaburira, nkabishingira kuri byose. Kandi noneho kwa gusenga Imana kwanjye nagusabye, nasabirije uyu nguyu uri kundeba, nkabona Imana irabikoze. Ubwo kwikora nyine nanjye biranungura, nibyo bituma yitwa Imana. Noneho Rukundo Ezekiel umuhanuzi. Yuvuze ngo umuhanuzi nacyo abantu bamumenyereye ngo yahanuriye Yago, nicyo kintu yamenyekanye. Ngo yahanuriye Yago. Burya reka nkubwire, yahanuriye Yago nibyo, ariko rimwe azahanurira n'udahanurirwa. Kuko guhanura nabyo bisaba ubwenge, ukagira umwuka w'ubwenge. Ukagira umwuka w'ubwenge. Urugero, nk'ubu nagushobora kubwira His Excellency ati Imana irambwiye ngo uzapfa mbonye bakurasa. Ubwo ntabwo ari ubuhanuzi ku muntu nk'uriya waciye mu masasu. Ntabwo ari ubuhanuzi ku muntu nk'uriya waciye mu masasu, warwanya intambara agafata igihugu aho cyari bakigejeje aha ngaha. Mu by'ukuri aho ngaho nubwo bagufata bakakunaga mu mazi waba wizize. Ahubwo mubwire arubanuzi bwo kutavuga. Nicyo numvise. Oya, si n'ubuhanuzi bwo kutavuga. Ahubwo ushobora kubona urugamba imbere ye, aho kugira ngo umubwire ngo mbonye bakugenza gutya na gutya, ukamubwira ngo mbonye urwana. Yego, ushingiye ko yamukuye hahandi, ukavuga ngo iyagukuye hahandi ikakugeza nabonye kurwanirira, kuko hari ibitero byinshi byari bije bigusatira. N'umuntu urwaye wenda akaba ari bupfe, kumuhanura ukamubwira ngo mbonye upfa, ibyo bintu ntabwo biri butume arama pe, biri butuma napfa. Kandi ashobora gupfa ukamubazwa, kandi wari ufite ubushobozi bwo kuba wamusengera icyari urupfu, Imana ikagihindura ubuzima. Rukundo rero yagiye yitendeka ku bantu gutyo, nibaza n'ikintu asenga, nibaza n'uburyo ari umuhanuzi, njye nta kintu aramanurira. Kuba ataraguhanura nibyo bituma utamwita umuhanuzi. Kuba ataramanurira sibyo bituma namwita umuhanuzi, yanahanura yego. Ariko noneho guhanura ntabwo bivuze gukritika. Ni iki mupfa se ko nawe uje umukritika? Dupfa umunwa we. Yakuvuzeho iki wowe? Njyewe Imana urabyibuka nabaye Rwamagana, nkora na bya biterane bwari uburyo bwo kugira ngo niyizire i Kigali. Burandi umuntu uzi gushakisha nkabaho nshakisha kugira ngo umuryango wanjye ubeho,
nakwesikorotse nakwibye nabuze nuko mbigeza nakubwira ngo wamereje nkajya gutunga umuryango wanjye k'Imana yaguhaye nanjye wamaye ariko nakubeshe ngo Imana iravuze ngo Imana iravuze ngo gutya na gutya. Hari abapasiteri benshi babyangishije muri iki gihe ugasanga bagiye imbere y'abantu bakoresheje imbaraga ariko noneho zigamije gushaka ibibatunga. Ariko urimo uraca ku ruhande ntago ndumva neza ikibazo mufitanye ubu ngubu. Ikibazo dufitanye Rukundo Ezekiel nababwiye ngo ni umuntu nsa naho nabanye nawe nkajya mufasha muri byose. Ndi umuntu aho icyo cyumba cy'amasengesho nababwiye gisa naho cyarangiriyemo yagiye kuba ku nzu ya nyirarume iba za Masaka akoraho ubuzamu. Hanyuma noneho igihe nabaga muri cya gipangu nsa naho mvuyemo kuko iyo uba ahantu ukaba utakigira ibikorwa byinshi ubafasha uri kubaremerera. Ikiza ni ukubasezera neza mu kinyabupfura nk'abantu mwabanye ukababwira ngo reka njye gukomeza ubundi buzima butagize icyo bubangamye butababangamiye. Niba uba mu rugo rwanjye nkutegerejeho amazi ukabyuka ujya mu ivugabutumwa utavomye amazi, mu by'ukuri iryo vugabutumwa ugiyemo ntago ari seriye. Ni byiza kugira ngo ukiranuke. Rero nabonye iyo mirimo yose ngewe nayishoboye nsa naho nandukanye n'uwo mubyeyi kandi ku neza. Ni n'inshuti yanjye kugeza neza saha njya mu buzima bwo kwikodeshereza. No muri bwa buzima bwo kwikodeshereza nsanga Rukundo we ari gukora akazi k'ubuyede cyangwa se n'ubuzamu. Rukundo musanga ahantu yakoraga mbona ubuzima yari arimo mbona ubwo buzima ntago ari bwiza birangira noneho mfashe umwanzuro wo kumufata nkamukura ahantu yari ari ndamuzana ndamwiyegereza mujyana ahantu bita ku Gisozi. Umugabo naguha ni umugabo witwa Afrika w'umuhanzi nawe arabizi. Na hanyuma noneho Rukundo nsa naho mutunze gutyo nza noneho kuzamukura ku Gisozi mubwira ngo hari ahantu naboneye umugisha ku mama witwaga Madamu Rutuye Kimisagara Eliana mukabari Eliana ndamujyana mugejejeyo. Hari ahantu umubyeyi yeguriye abantu ho kurara hasi ibintu nk'ibyo ariko ngenda nifite n'icyumba cy'amasengesho nyobora. Rukundo ndamuzana nsa naho muteretse mu kidendezi. Rukundo aboho ngaho ni n'umuhanzi ariko ninjye muntu wa mbere wamugejeje ku ruhimba ririmbiraho kugira ngo atinyuke tera ndahamugeza. Ibyo bikorwa byose nakoreye Rukundo Imana iza kungirira neza igihe kimwe. Mbona yohereje umugabo witwaga Jado wakoreraga Isimbi TV. Jado araza aranganiriza ariko ambaza ku kintu kijyanye n'indirimbo yanjye yitwa Igabanya Imisonga kuko nanjye ndi umuhanzi. Hambaza ati iyi ndirimbo ko yazimye wagiyeho ibintu nk'ibyo n'umugore wanjye. Icyo kiganiro abantu benshi bakibonye dutanga ubuhamya bwacu bisanzwe ibintu nk'ibyo. Noneho hashize nk'icyumweru kimwe hari umuntu wari wakurikiranye ikiganiro Imana iza kungirira neza imuza n'umuntu umwe ushobora kunkoreraho umugisha. Uyu muntu nawe kugira ngo nkoreraho umugisha ni wa mwuka w'Imana. Umwuka w'Imana umbamo umutima wanjye utangira kumva ugize ishyaka n'ikiniga cyo kumva navuga ikintu runaka. Ariko noneho wa mutima ugahita usa naho ubonye n'ifoto. Ubwo mvuye mu isi y'umubiri ngiye mu isi y'umwuka. Nasa naho mbonye n'ifoto icyo manura nkagihanura atari ibintu byo gupapira no guca ku ruhande no kubeshya kugira ngo ngire ikintu ngukuraho. Nkakubwiza ukuri hari abantu benshi Imana yagiye inkoreshereza imirimo n'ibitangaza bari hirya no hino abadukurikiye barabizi ntago nshaka kubatangaza. Hanyuma uyu muntu yari umumotari antwaye kuri moto ndabyibuka. Tugeze ku Gishushu umupolisi aramuhagarika. Mu kumuhagarika arahindukira arambwira ngo ubu tuvugana nubwo nagutwaye na perime mfite na provisoire mfite. Kandi baramagaritse. Ndamubwira ni guma kuri moto. Umupolisi yambukiranya umuhanda araza aranja bango motangu ni salama zana perime yawe motari ce zana provisoire ce
zana indangamuntu ce nta n'icyangombwa cyanditseho u Rwanda yari afite. Noneho ngewe ndangije ndumirwa, ngira agahinda kuko bagiye kumugira gute, kumufatira moto, kandi nari ngiye ahantu mu ivugabutumwa i Nyagasambu ngomba kujya gutegera i Remera. Ubwo ikintu nahise nkora, hari ibintu bita kwiyumvamo ariko bikurimo, urumva, mpita mbona n'ifoto. Ndabyibuka uyu muntu, reka muvugeho gatoya. Uyu mupolisi ndamubwira, uyu mugabo yaranjyanye mu ivugabutumwa, usanze nta cyangombwa na kimwe afite, ariko mugirire impuhwe. Arangije arambwira ngo wikwivanga mu kazi. Ndaceceka, baramubwira ngo va kuri moto. Umutima urongera uraremererwa, mpita mbona ifoto nanone, mbwira wa mupolisi, ningiye kubona mbona izina bita konsore ku buzima bwawe. Uwo mupolisi yitwa Gadi, reka namuvuge kuko Imana yamukoreye ibitangaza kandi nkoresheje. Nimbonye umukobwa witwa Konsore, ariko mbonye aryamye ahantu mu bitaro. Imana irambwiye ngo subiza uyu muhungu ibyangombwa bye, uyu mukobwa akire, cyangwa se ubitware na moto ye uyitware hanyuma apfe, kuko n'ubundi afite randevu yo kubagwa. Ubwo nari mbivuze bwiyahuzi mu rwego kugira ngo Imana irengere wa mumotari. Waratombozaga ntabwo yari Konsore. Wavuze yuko yahise agwa mu kantu yaganiriza umupolisi baba bari kumwe, kuko abapolisi akenshi ntabwo bahagarara ari umuntu umwe. Aramubaza ngo uyu mugabo avuze ngo iki? Ni umugabo ni pasiteri, nari kambwiye ibintu birancanga. Nimeze bite se? Nambwiye mushiki wanjye wana. Mushiki wawe nimeze bite se? Arwariye i Kanombe. Narambwiye ngo ninanga ibyangombwa umukobwa atahe cyangwa sapfe. Niko yitwaga Konsore se? Niko yitwaga Konsore. Arahari ahatuye, nashaka mbone ndabivuze. None arangije avuga ati niba ariko bimeze rero muhe moto. Wabakanzemo. Muhe moto. Ubundi hari ubuhanuzi buza ari simusiga ku muntu. Birangira anshize muri Pandagari, tujye Kanombe Konsore ndamusengera. Cyokora yamaze ikindi cyumweru ariko bataramubaga. Birangira atashye kandi ameze neza. Uyu mupolisi niwe wahindukiye ankoreraho umugisha, amereza 500 arambwira ngo uri umukozi w'Imana. 500 ndi kuri kamera nari narababwiye ngo ndi kubabazwa nuko umudamu wanjye azi gukora, ariko akaba adafite icyo gukora mu buzima bwanjye, akaba nta yindi mpano mfite usibye yo gusenga. Sinajya gucuruza, aho nacururije daso bakabimena barabizi. Akazi ubundi nikoreraga kandi gasanzwe kari gatumye tubayeho ngiye n'umudamu wanjye kwari gukora amacapati. Urabizi ni Rwamagana nagiraga ibyumba by'amasengesho, abitwa bande ba Miriya bose n'abaganga bahariya narabasengeraga. Hari n'uwitwaga Agnes narabasengeraga kabisa, barabizi za Rwamagana hariya. Birangira anyihera 500 mitanja ku mugabo witwa Etienne imasa kukorera mu biryo. Nsa naho nguzi ibintu by'ibiribwa, kumbi si ukugura ahubwo nari ndi kurangura. Njya ahantu bita Katabaro nshaka y'inzu, ibintu mba mbishyizemo. Nahamagaye Jado, ni ngwino mushimire kuko ibyo wakoze byambyariye umugisha. Nibimeze gute se? Hari umuntu wambonye ku kiganiro harangije aba 500. None ngewe ndagira ngo mushimire kuki wamubeshye se? Cyo mubeshye Jado se? Jado ntabwo namubeshye. None se ko tubwiye ko yari umupolisi wari wabiguhaye? Nyine ngiye umupolisi yarabimaye, ariko nyuma amaze gushingamo ka butike mitama amagara Jado ni ngwino mushimire. Hari umuntu wamaye 500. Nibyagenze bite se? Ni hari umuntu wamesheje umugisha mbonye kuri cano. Umupolisi yari kubonye kuri cano cyangwa umupolisi yari yambonye kuri cano kuko yanyitegereje, aravuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana, namubonye ku Isimbi TV. Okay. Ndavuga nari kuwite nushimye kandi uhabwe icyubahiro. Hanyuma udufaranga 500 nubonye, reka nkubwize ukuri, twavugishije abantu. Amafaranga 500 byavugishije abantu, bizengereza abantu
noneho bigeze ku witwa inshuti yanjye ari we Rukundo Ezekiel. Biba agahoma munwa. Rukundo Ezekiel ni umuntu wafashe telefone yanjye amfungurira channel YouTube ambwira ngo uzajya ushyiraho indirimbo zawe. Kuko numvaga gukomeza gutwara indirimbo kuri memory card kuri flash ngaho ngiye kuririmba n'ubwo tuvugana ngiye ahantu bita Rwinkwavu niyo mpamvu mbona ni bag mu giterane. Hanyuma birangira Rukundo abuza amahoro. Aroni aradukiranye. Ndamuhamagara nk'umuntu w'inshuti yanjye nkuko naguhamagara ariko nazi ko ufite makano. Uzi kugendana n'umuntu afite makano k'ishyari. Kubera ko ari ikintu runaka Imana yagukoreye. Cyane tubazi. Ukabana nabo bagufitiye ishyari. Cyane tubazi. Ugakorana nabo bagufitiye ishyari. Hanyuma birangira ngiye muri studio imwe Kimisagara hariya mamagara witwa Papa Bolingo ni umuhanzi mamagara na Rukundo muze mumerekeze muri studio ngiye gukora indirimbo. Nari njyanye indirimbo imwe abagabo baramerekeza na ide nimwe bamaye kuko nzi kuba nagira amagambo kabisa indirimbo nkahita nyuzuza neza. Wenda nkaba nabura uburyo bwo kuyikora muri studio ariko nayikoze. Njyana muri studio ndayiririmba abagabo kubera kwirirwana nabo muri studio nsohotse buri muntu muha ibihumbi 200. Ntabwo ni nk'abantu b'abagabo bafite abagore ntabwo naba niririranywe nabo nindagiza ngo nandukane nabo gutyo urumva. Baguremo ibirayi nibo. Baguremo ibirayi kamemo. Burya ubukire ufite mugenzi wawe atararyaho ntago azaguhamiriza kuri umukire. Icyo gihe rero nahise mba umukire kuri bo kubera ko nabahaye 200 byanyu. None nyibahaye Rukundo we arayanga ngo reka n'ibihumbi 200 ntago nabyemera. N'umuntu Imana yagiriye neza ikaguha butike nk'iriye. 200 ni make. 200 ni make. Ndanye namwe rese Rukundo Ezekiel ndi kugura nawe. Ndi kugura nawe. Ni ikiguzi. Ko nari nkuremeye nk'indushyi. Twabanye ku ikarito. L'hôtel sekele boneshando. Ubwo nukuvuze iki byuvuze? Nukuvuga ngo hari ahandi hantu ninjiye. Ubwo ugiye. Nongeye kwibuka ineza y'Imana. Nongeye kwibuka urukundo rw'Imana. Nangiye kwibuka ahantu Imana yadukuye. Ezekiel amafaranga arayanze. Ati niraduka rimeze kuriya ntago wama 200. Ati ntabwo wama 200. Hanyuma ikintu cyansekeje kandi kikananshimisha. Amafaranga nahise nyasubiza mu mufuka wanjye. Ndamubwira icyo ngaho taha. Uramwimye nayo? Ndayamwimye. Kumbi yamfunguriye channel YouTube email yanjye sigara muri telefone ye. Umuntu wese najyaga nshyira kuri telefone yaramubonaga. N'abantu bose bangize inshuti bari hakurya y'amazi abangaba baba badukurikirana. Yaramubonaga. None Rukundo akora iyo bwabaga kugira ngo byibura zawo n'umuntu umuhesha umugisha ngo nkuko nawubonye. Kandi nyamara uwamesheje umugisha nubwo ari uwo muri Amerika ahubwo n'umunyarwanda mugenzi wanjye. Nta giceri cy'umunyamerika nigeze mbona. Reka icyakora nyuma hari uwajyaga avuga ati uri umuhanuzi w'Imana akira nkohereze ibihumbi 10 akira nkohereze ibihumbi 5 bya bihumbi 5 umwana wanjye akanywa amata. Nubundi nabayeho mu buzima bwo kutarya nabi kuko ubuzima bwo kurya nabi nabubayemo nyiri umwana. Rero aho nkuriye menya kwihigira no gushakisha ikintu cyose cyagira umuryango wanjye umumaro nanjye kikangira umumaro. Rukundo Ezekiel abantu aragenda arabandikira bose. Hari umumama w'i Burundi wigeze amamagara, hari abo muri Canada bamamagaye, hari n'uri muri Amerika yarambwiye ngo ngewe muri Afrika nimero yanjye girwa n'abantu 2. Ati wowe n'undi muntu nakubwiye ariko ukomeye. Nimwe mu bantu mufite nimero yanjye. Rukundo Ezekiel yakuyeho nimero yanjye witwa Rukundo Ezekiel. Haranyohereza uburinki ngo yasangiye n'ingurube ngo yagize ubu ibintu nk'ibyo. Yakoze uko ashoboye yirukanka kuducano akora utuganira akora iyo bwabaga kugira ngo ahitinge. Ndavuga ni rero n'ubundi nawikanira umugisha wundi mamagara Rukundo. Mwicaza muri ka kabutike n'umugore wanjye. Ndamubwira ni Rukundo Ezekiel. Ibintu wankoreye urabizi? Ati nabyo nzi. Ndabimubwira rekana ndamubwira yakana mpita mamagara umumama umwe wo muri Amerika. Ati Rukundo Ezekiel nguyu.
arangije aramubwira ngo nakwihaneho ni cyangwa njyewe mufungishe, ni kuko nanga abantu banderanje. Aba bantu ba diaspora mureba nta mikino bagira, banga umuntu baderanje, baba bafite umwanya muke cyane, baba bafite umwanya mukeya cyane. Ni nayo mpamvu aguha bishatse atabishaka akakwima, kandi kuguha si itegeko kuko nta kontara muba mwarasinyanye. nta murimo bamukoreye, nta murimo uba wamukoreye, bari bo bayabona bakoze. umaye ni Imana inekerejeho, nawe ntabwo umaye kubera wowe, ni Imana inekerejeho irangije iragukoresha. Ugiye mu mubare w'abantu bakoreye Imana. Ezekiel rero babamuteye ubwoba bati, Ezekiel babamubwiye gutyo. Ezekiel yarangije atubwiza ukuri, telefone yawe rwose, email yawe yasigaye muri telefone yanjye, ibintu nk'ibyo, ariko abantu bawe ngiye kubasiba, email ngiye kuyikura muri telefone yanjye. Ariko mu by'ukuri icyo yashakaga yari yakigezeho. Aratangira higa hasi no hejuru, agahamagara Jado. Jado zamubaze n'inshuti yawe, ubu ari kuri cano bitayirisa hari simbizi. Jado akajya muhamagara ngo wazaje ukankoresha ikiganiro. Jado akamuhamagara, nari kuri muhungu agufitiye ishyari. Jado birangira ubwo amuborotse, abasanga no kuri ofisi zabo ahantu bakorera, ngo na Sabe barabonanye. Urumva? Ariko Sabe ni umuntu w'umugabo. Abantu bo kuri cano mujye muyorwa n'umwuka w'Imana, mumenye n'umuntu ugiye kubaha ikiganiro kizabagirira umumaro ki. Ese we kiramufasha iki? Nimurangiza murebe uwo guhabwa ikiganiro kudahabwa ikiganiro. Hano kuri kamera nagaraho guhanganira, nagaraho gutarangana, ahubwo ahangaha naho kuvugisha ukuri kugira ngo bamenye yuko hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari. N'ibyo kuza nko kitanganika ngo nese urukundo yitanganika akiritika Yongwe barangana, akiritika Mutesi barangana, akiritika bakoroda abo ngabo barangana. Burya ni nabyiza kubaha amavuta y'umuntu kuruta kubahana, nibyo bituma uzamuka. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Ezekiel ati rero ngira kwa Sabe, yahise azarambwira umubwire ngo nshaka ikiganiro. Ndavuga ni Sabe, ndavuga ni Sabe simuzi. Ni ukuri ko Imana Sabe sindamubonaho, sindamubonaho. Nubwo twabonana Imana itagize kimukoresha ntacyo yakora. Yego ahari umuntu ni hapfa abandi, kandi iyo umuntu yaguye mu cyobo akeneye kurambura akaboko kugira ngo hagire ugufata mukururi. Ariko ushobora ukarambura gutya ntihagire umuntu ugafata. Birashoboka cyane. Birangira mbwe ngo nimugire kwa Sabe. Ndavuga ni kwa Sabe rero ntabwo mazi na Jado, ntabwo mfite ubushobozi bwo kumubwira ngo nawe ukorera ikiganiro kuko si mutegeka. Rero reka icyo Imana izashaka gukora izagikore. Rukundo atangira kungirira ishyari gutyo. Atangiye kungirira ishyari, twabaga muri quartier y'abantu banzi no gukorera ahantu bakuzi rero. Nacyo ubwabyo ni ikibazo. Buri wese araza akikopesha yitwaje ko akuzi. Uje agafata irindazi niyishure yitwaje ko akuzi. Uzi kumenyana, uzi ko umuntu akumenya, kwa kumenya bikavamo kukumenyera cyane. Kandi si byiza ngo niba nkumenye wa mubyeyi we, wa mupapa we, nkumenyere. Ahubwo ngomba kuguha agaciro kawe, ndetse nkanakubaha nkanakugendera kure cyane, ku buryo isaha n'isaha ahubwo uzambaza ngo ese kuki utamvugisha. Si byo se? Birangira Rukundo Ezekiel ibintu byo kwa Sabe binaniranye, angirira ishyari. Mu kungirira ishyari ahita ategura propagande we n'umugore we. Bigenda biterera bagutegura ivuna ibintu bankoreye, ibintu bankoreye kuri iyi si ya rurema. Ntabwo nari nzi yuko hari abantu barya kubera yuko bisha abandi. Nakwica kugira ngo injye, nakwiba kugira ngo ninjye, naguharabika kugira ngo ninjye, nkagusebya kugira ngo ninjye. Ariko suko byakagenze nk'abantu b'Imana nkuko muvuga ngo ni umuhanuzi, nagaruko nkuko byakagenze rwose. Namukoreye ibyiza byinshi, ariko ibyiza wakoreye ikibi umuntu agukoreye nikikakwibagize icyiza yigeza gukorera, kuko icyiza nicyo gifite agaciro kuruta cya kindi kibi. Yashatse kukwica Ezekiel n'umugore we, birenze no kunyica. Byagenze bite? Ukuntu byagenze muri iyo minsi Rukundo yari afite ibigeragezo byo gusa naho atabyara,
byo gusa naho atabyara, ariko si ugusa naho atabyara kuko yarabyaraga abana bagapfa cyangwa se zikavamo. Ndabyibuka umwana babyaye ejo bundi, uyu mwana naramuhanuye, ndamuhanura ndababwira ngo mugiye kubyara umwana w'umuhungu mwiza, ntabwo muzongera gupfusha, kuko hari igihe utinda muri karande akaba ari kugendaho. Ngiye kubona mbona Uwiteka aciye karande, yagendaga ku buzima bwa Rukundo. Umugore we nta kibazo yari afite, ahubwo ni karande zo mu miryango zo kuvuka ari uprimatire, aba batuze batagize gute. Urumva waba uvuka mu muryango w'ibigoryi ukazabyara ikigoryi, ibintu nk'ibyo, ikigoryi kikabyara ikindi, mukaba werekane rw'ibigoryi. Hari karande ziba zimeze gutyo. Ariko Bibiliya ivuga ikigoryi kuko hari umugabo witwaga Nabali, ariko Nabali bisobanuye ikigoryi, umugabo w'ikigoryi. Rukundo Ezekiel angirira ishari, aganira n'umudamu we, barabyuzuza barabipanga ukuntu bagomba kubona ku butunzi Imana imaye. Ubutunzi Imana imaye ni ubusesha ibihumbi 500. Ni ukuvuga ngo abantu b'Imana cyangwa se abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza tunyurwa n'iby'Imana iduhaye. Ibihumbi 500 numvaga ari nka miliyoni 500. Bapanze iki n'umugore rero? Baricara bujuje gahunda zabo. Ngiye kubona mbona umugore aranyandikiye. Umugore wa Ezekiel. Wa Ezekiel. Providence uriye. Niba ariko yitwa nuko. Aranyandikira ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana, ni Yesu ahimbazwe. Namakuru yaje mu mavuta. Namakuru ni meza. Ni none se ko ngushaka? Uranshakira iki? Ariko umugore akubwira. Nuranshakira iki? Ndashaka kugira ngo nsengere. Turaganira ibiganiro byinshi kuri telefone. Ni rero nararebye nsanga kuba mfite ikibazo cyo kutabyara. Bintera kuba nabaza Imana niba rura rugo ariyo yarumaye cyangwa se nzarugumamo kugeza igihe nazabyarira. Ariko akubwira. Umutima urambwira ngo wabona ashaka ngo mubwire ngo va mw'urwo rugo, kandi Imana nagisenya, ahubwo Imana irubaka. Ndamubwira ni uzabyara humura, ni kibazo si wowe, ni kibazo gifitwe na Rukundo. Nariko Imana igiye guca karande ya Rukundo ubundi abone kubyara. Ubwo uwo munsi urije bukeye arongera ahamagara ngo wese waje ukansengera. Ndagenda ngiye gusengera umugore wande wa Rukundo. Kuko twaragendera nubwo yari afite akantu k'agashyari, ariko njyewe nasaga nkaho muruse mu buryo bw'umwuka, kuko umunyeshyari nta gaciro ushobora kumuha. Kuko umunyeshyari igihe icyo ari cyo cyose asubira inyuma ntago ajya imbere. Birangira ngiyeyo, ngezeyo akavura karanagwa uwo munsi ndabyibuka. Umudamu anzanira fanta. Wagezeyo usanga Ezekiel ahari? Nawe ari uhari. Umudamu akuzanira fanta? Umudamu anzanira fanta. Ariko nyigerayo nabonye inkweto z'abagabo ku muryango. Ariko kubera ikibazo cy'umugore wari umamagaye, niba byita kandi agira ngo tumusengere. Ubundi iyo umuntu baravuga akabaje umugabo kamurenze impinga, ndavuga ni ubwo kabisa ndazwi insinga no gusenga. Aguhaye fanta? Amaye fanta. Fanta nyimara kuyinywa nahise negama, nkubitwa n'igitotsi koko. Igitotsi kirankubita noneho nangukiye. Nukuri kw'Imana yamamagaye, mbona nambaye nkuko navutse. Rukundo amagaze hejuru afite icyuma. Rukundo Ezekiel. Seba turaseka ariko bibabaje. Wa muhanuzi uzikurize pole kabisa. Wa muhanuzi ni icyuma. Amfatiraho icyuma. Wambaye ubusa? Nambaye ubusa nkuko navutse. Umugore we nawe ahari? Umugore nawe yicaye aho ngaho. Noneho murebye mbona arebanye n'umugabo barasetse. Navuga ni se Rukundo, ibi bintu mungoze ni ibiki? Arambwira yambwiye ijambo rirambabaza. Arambwira ngo warirase ngo warakize, ngo ufite amafaranga, wamaye 2 ndayanga, ariko uyu munsi turayagabana yose.
babahanuzi ariko kubera icyo abantu bahora abandi ubusako babahanuzi ngo n'umuhanuzi bwoko ki nawe ndamubwira ariko seruko umfashe nsambana usanze irimo nari ngitwaye mu ntoki ngewe umugore wawe yambaye ubusa se turasambanya ahita yambara yangana ariko tubeshwa byinshi nanjye ndabona urukundo ibintu nkore Imana izaguhana ushaka kuzamuka mu binyoma yangane ushaka gucira mu binyoma ushaka kubaka urugo rudakomeye njye gusenyera umugore wawe none dore ibintu nkore rukundo arambwira ngo nazanye ikayi n'ikaramu ngo andika ko ugomba kumpa 800 namwe ngiye 800 nabyo naguha fata telefone mpamagara umugore wanjye namwe ngo inure ibintu urukundo agoreye araza akimara kuhagera nawe arabireba arumirwa barangije baratwandikisha baradusinyisha za nkweto zindi wabonye z'abantu bari bagihari zari za rukundo ahubwo njye nta mutima nagize wo kuvuga ngo rukundo kandi nicyo nishinzaga cyane yuko naje gusenga yemwe bantu b'Imana mugenda mu ngo z'abantu gihugu nacitse kugenda mu ngo z'abantu ncika no kwizera abantu ngo n'umuhanuzi ngo yahanuriye yago se ko ari igihe umusaza Sara yarangiza akavuga n'ibidakenewe cyangwa se akavuga n'ibintu byari bikenewe akabivuga atabizi ntabwo ari umuhanuzi ntabwo ari Imana avuganye nawe yaba ari umuhanuzi Vitali wamuzamuyeho ku memburo yarangiza agashwana nawe wowe washwana n'umuntu wakugiriye neza arebana n'umugore baraseka birangira umugore madamu wawe arahagera umugore araza afatwa n'agahinda ucyambaye ubusa arumirwa yambaye ubusa nambaye nk'uko navutse mu gikopo yanjye bayibitse n'ipantaro bayibitse harangije arambwira ngo ngomba kuyamuha hari uko muhaye ngo firigo hari uko muhaye televiziyo hari uko muhaye na gaze kubera iki ni umuntu nari nizeye inshuti yanjye agenda iwanjye haranzi neza ngiye kuva kera nakoze ni ukuri kw'Imana wegeye natangiye nkorera Imana patiri uranzi Rwamagana ngiye mu gusenga kwanjye ntawe njyandubura uza natubura kugira ngo bigende bite igihe nasenge iyo nza gutubura mba nyiri mu bukode uza kubera iki ndi mu bukode noneho nkagira umutima wo gucumbikira abantu uzazi iwanjye urebe mfite umuryango hafi umugore n'umugabo babi wanjye ndera njyewe babuze aho kuba bagiye kubasohora mu nzu ndabafata mbazana iwanjye kugira ngo icyo ndiyeho baryeho kandi se ducunganwa n'iki ducungana n'ako kabutike madama kibungabunga kubera akazi gucuruza nabwo muri ibi ibintu byarakaze hari igihe bwira adacuruje n'igihumbi ubwo si ubwo wambwira ngo ahubwo si Imana ibana nanjye niyo Imana ingiriye neza ikandosa ibirayi abantu bari ubu ngubu mfashe ngiye irw'inkwavu mu giterane ndaza kubwiriza ndiriba ariko mfite intego mvuga ngo Mana girira neza ubwoko bwawe ariko mbone n'ibitunga umuryango wanjye nabariye abantu mbana nabo mu rugo ndera birangira nibutse ibintu byinshi genda banye na madamu wanjye rukundo amubwira ngo uriya mugabo wawe nta kintu azakugezaho bakajya bamuhanurira ngo azakwangaza mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi bagiye bamuca intege ariko yarangiza akajya gusenga Imana kubera ko ngiye Imana yari yaramunyeretse Imana yanyeretse umugore wanjye mu buryo bw'igitangaza ntabwo nzi gutetana n'ibiganiro bindi njya ngirana n'abantu kereka iyo turi gusengana umudamu mwiza cyane Imana yanyeretse umudamu wanjye yaje mu cyumba nyoboye njyewe muhanurira ibintu byose baje bavuga ndanje ndanamubwira nimbonye Imana iguha umugabo kandi iguha n'amafaranga Imana iramubwira ngo muzabaho neza kandi muzatera imbere nazi yuko njyewe ari njyewe uzaba umugabo we nyuma yaho
ndamubwira ariko uzi yuko nshaka ngo uzambere umugore. Aramanza nampinga cyane, aranansuzugura, araninya kubera ko nari umuhanuzi. Ndeba kandi na nisa ngiye umwuka w'Imana aracyari kuri ngiye kugira ngo mbwirize abantu. Ezekiel madamu yahageze, cya cyuma aracyagifite? Cya cyuma yahise akirambika hasi, hahita hamagara umugabo ngo witwa ngo niba ari ngo Eminyawe. Hahita amuhamagara ngo Eminyawe ngo nshaka kuguha inkuru. Ngo dufashe umugabo ngasambana. Ngo ariko ngo hari ibyo bakiri kumwumvikanishaho n'abandi. Emera amubwira ngo oya ngo bere kumwumvikanisha ndaje. Nyuma yaho ndangije ndamubwira nti rero ibyo 500 nabyo mfite. Ahubwo ndagwa 80,000. 80 arabyanga. Arangije arambwira ngo ndashaka 100. Ndashaka 100. Nukuri kose naragiye mbwira madamu nifata 100 bibahe ntabwo tuzabura gukira. Imana nibishaka ko dukira tuzakira, ariko tutandavuye. Urupapuro yari yasinyishije araruca, amatelefone yari yamfotoye ngo arayasiba, ariko noneho hejuru ibyo 1,000 namuhaye agenda neza abantu, ajya kwa Vitali ku Memburo TV na Vitali yari yarambwiye ko tuzakorana ikiganiro. Hanyuma ndangije ndamubwira nta kibazo, birangira Vitali tudakoranye ikiganiro kubera ko yansesereje kwa Vitali. Rukundo Ezekiel aragenda amubwira bya bintu ngo yamfatiye ku mugore we. Ese umuntu yaba yarasambanije umugore wawe warangiza ukagenda utaranga noneho umugore wawe? Rukundo abambabaje muri urwo rwego bituma wavuye ayo mafaranga muyishyuye. Twarayishyuye dufata umwanzuro wo kuva muri iyo karitsiye. Twavuga ati reka twimuke twigendere ahantu turi. Narahanuriye n'umugabo witwa Theodore, muganga Theodore, n'umubaziste w'inshuti yanjye. Haranura arambwira ngo wavuye aha hantu ko wagiye kuzakwangisha abantu ngo warakize kandi ntacyo uriho. Reka nkubwire udumi 500 twanjye bamaye twankozeho ngemba niko nkavuga nise noneho ningwa miliyoni uwama miliyoni uyu ngo ntabwo mbabajwe na miliyoni. Ubu ngombabajwe naho naba n'umuryango wanjye narangiza ngacumbikiramo abo bantu noneho kumugara, kuko mbacumbikiye mu by'abandi. Nje umaye ibyanjye umuhamagaro wanjye mfite no gufasha abantu no kubitaho no kugira gute nkuko nafashije Rukundo, ariko bikarangira memukiye. Uyu mama witwa Bamadamura ahantu namuzanye Kimisagara, uwamubaza Rukundo ngenda namwishyuriye inzu 30,000 bagiye kuyimusohoramo ndayimwishyurira. Arangije anyitura ibyo bintu ngo yigize inaragahanga ngo aravuga ngo agira ubuhe ngo yitendeka ku bantu. Aravuga iki? Kari umwiyahuzi. Buriya bamubona nk'umwiyahuzi. Nese buriya ni umuntu wo kwitendeka kuri iyo ngo ni umuntu wo kwangana na Vitali se yaramugiriye neza. Ubu uri kugenda urangira gutyo niko barangira. Buriya ari kugenda arangira, ejo bundi muzamubura. Nje ntabwo mbihanuye, ariko iyo umuntu adakoze ibyo ashaka, ibyo Imana ishaka, Imana iramutenga. N'ubundi Imana yaramutenze. Muri ADPR se kari yasenyeraga abayo bamwakira se afite amagambo yo gusebanya gutyo, yahagarara se ku ruhimbi rwabo. Reka ibi bintu ngewe nari narabicecetse, ariko ndabivuze ku bw'agahinda no kumva n'ubundi nta kintu ndi kuramira, ntabwo ni umugabo harambwira ngo nasambanye n'umugore we, yamfashe nyitwaye mu ntoki ngewe. Ese umudamu we kimuteye ku gahanga? no kwihangana. Reka tugende tunagana ku musozo, ariko ikintu umuntu wakuyemo nuko buriya abantu tubona ku makamera ibyo bavuga byose siko ari ukuri, ahubwo abantu wenda bakwiye no gushishoza bakamenya ngo wa mugani ese umuntu ayobowe n'umwuka w'Imana cyangwa n'imbaraga y'ibimukoresha. Dusoza rero kugira tukureke, ntabwo biba byoroshye. Abahanuzi bacu tuba tugendana ntabwo biba byoroshye. Ndabyibuka wamuhamagara ariko Ezekiel muhamagara ariko reka tumureke kuko
ubwo ibyo nayakoreye numva birenze uko cyangwa se uhamagare Jado umubaze inshuro yamuhamagaye bashaka Sabe. Uretse twumve ko yita Ezekiel. Umuntu gutega umugore burya nako kwica burya biri hafi. Ihana kwica. Muhanuzi. Bimeze bite? Sawa. Amahoro. Amahoro. Ariko hari umuntu witwa Nsekanabo. Ngo wigeze gutega umudamu wawe. Ariye. Nsekanabo uramuzi? Aroni ndamuzi. Aroni? Aroni ngo kuba muhemukira? Ayo makuru yakuye. Aroni ngo waramuhemukiye rwose ngo mutega umudamu ashiduka yambaye ubusa uko yavutse. Uri mu kiganiro se? Oya, ntabwo ndi mu kiganiro. Muri kumwe se? Yabimbwiye. Arashaka gukora inkuru. Arashaka gukora inkuru. None se nibyo sibyo? Ntabwo ari byo, uko yabivuze bitandukanye nuko ngewe yabinkoreye. Ese ubwo uyu mugabo agiye kukurongorera umugore. Umugore atari kubwira. Ari nkaho uri umugabo wakora iki? Kandi ngo wari uhari. Numva nyine. Uzamubwire. Aguhe ikiganiro. Hanyuma ngewe. Nzazana abahamya. Urumva? Nagira n'ibyago ahubwo azashiduka ndaza kurako kuri Instagram aho nabitse amafoto y'ibintu byose ntiyafite. Ubundi noneho nzaze mutwiga kuko maze iminsi numva nsebye ahantu hose. Ngo rwose ngo waramuhemukiye pe kandi ngo yajya agufasha yanakwishyuriye inzu ngo ahantu henshi. Niko yakubwiye? Wa mukaritasi nahuje na Roza na Sabe. Kandi ubwo wowe ngo wamusabaga ko kujyana kwa Sabe. Wowe ngo wamusabaga ko kujyana kwa Sabe ahubwo. Umva mana ariko ataki nawe jya ushyira mu bwenge. Kuko we yari yarakoranye na Jado ikiganiro ngo umuntu w'Imana muha amafaranga 500 ngo niyo yaguteshya ari ryenda kukwica. Sha aho ngaho ndumva aribwo agiye kunkora umuti naze kubijyana mu itangazamakuru nanga guhamagara Sabe nanga guhamagara uribuka ntuzane ubizi BigTown niyibizi man ari gihe nigeze guhamagara Bagi icyo gihe ahubwo ngo wese utabaza umuntu witwa Emoti ngo fetiye inkuru icyo gihe bitambwira Emi agikora kwa Bagi nshaka kugira ngo aze muri iryo joro ngo aze ngo umuhe inkuru turabigorogonzora birangira tumubabariye arangira atanose kukira byanze kuko dutanga inkuru nyine yarabimwe wamuciye amafaranga aranakwishyura wanje kumuca 800 ngo aguhe ngo n'amafirigo ngo nibiki hanyuma amangaye ni wari 200 ni wari 100 siniho ukuri yabimbwiye mubaze neza umubaze amafaranga wasize kwa Ezekiel umunsi bagufataga ugiye gusambanya umugore we ariko fanta mwamuhaye ngo yari mukoze fanta twasize gute umudamu ngo yamuteze fanta shiduka rwose yambaye ubusa ako bantu zikiri ibintu yashiduka nakoze inkuru yose bayivuga uko byari biri n'abantu bari bose nkabazana ubundi bakamukubita hasi niba ari urwo rwego agezeho nese yasambanyije umuntu hari abantu umva nyine mubwire we yatangiye atereta madamu wanjye bisanzwe ko akunda abagabo umugabo ashobora kwinjira umudamu runaka yego madamu wanjye arangije arabimbwira bitewe n'uburyo twari tuziranye sinabyemera ariko rero kugira tunasoze narimo njya mu kazi ngiye kuntu yabimbwiye ndumva binyuranye ko yambwiye ko wamufunguriye YouTube channel usigarana email ye uretse nyine guha amakuru ukajya wandikira n'abantu ngo bari hanze uretse guha amakuru arangije madamu arambwira ati niba utabyemera ntacyo nzabikwereka Aroni acunga ntahari ari mu bantu banyihamagara uretse gatoya madamu ngo yarakubwiye ati niba utabyemera nzabikwereka nzabikwerekera niba wanze kunyizera ko uyu muntu yabikora nge nzabikwereka hanyuma Aroni akajya aneka ahantu hose nagiye umunsi umwe madamu arambwira ati wa muntu yongeye yagize gute yambera bije ndangije rongeyeho kugira ngo nemere ukuri
kuko muri ibyo bihe twasaga nk'aho dufitanye bifu nagombaga kumenya ko niba ari ukuri ari uko mufatanye iki igihanga. Bifu yari iki se? Yari ibyo 500 yahawe? Ya bifu yiwe urumva ngo yigeze no kuguha ngo 2,000 mwajyanye muri studio. Uretse gato akiri kubona ari amafaranga yo kwa Sabe ari mu bantu bahise baneranya n'Isimbi TV. Jado wakoraga kwa Sabe ibyo bintu yaba anabizi. Ni inshuti yanjye Jado. Urakoze aneranya nawe Jado akajya abaza Roni ngo Ezekiel ubuhamya bwe bumeze bute. Akamubwira ati Ezekiel nta buhamya agira gute agira. None se yaguteranyije kwa Sabe utarajya gukorerayo? Ngiye kwa Sabe nagiye inshuro ebyiri. Wowe nawe ninde wabanje kwa Sabe? Uretse gato urabona nk'uko naguhamagara. Yego. Akubwira ni ngewe mfite ubuhamya. Ariko mfite na mugenzi wanjye nawe ufite ubuhamya. Yego. Baratwumva. Barangiye mu gahunda yo kuzajya kumufata ari kuwa kabiri, nanjye bama gahunda yo kuzaza kumfata ari kuwa kane. Yego. Umunsi bagiye kumufata urumva niwo munsi yahise ahindurirwa ubuzima. Urumva? Yego. Ibyo ngibyo birangiye gutyo hanyuma we asigara aneranya kuri wa munsi wo kuwa kane twagiye kwa Sadara ku Isimbi muri iyi nuza iyi hoteli Sabe akunda kweditingiramo apani yakoreramo ibiganiro hano kuri Saint Famille. Ubwayo mbonana na Jado na Sabe baravuga bamaze kuvugana barambwira ngo nimbe ngiye ngo tuzakora kuwa gatanu. Kuwa gatanu naho ndongera ndatega njyayo. Nabwo barambwira ngo nimbe ngiye ngo hari ibintu ngo bakiri gutekereza. Ibyo aho ngaho naho byaturutse. Nyuma yaho nibwo nagiye kwa Ron icyo gihe ari gukora indirimbo muri studio kwa Karosi. Ariko twiryaho akadusaba kumwandikira indirimbo twazimwandikira akaduhereza inote y'igihumbi. Ngo yaguhaye 2,000. Urabafata ukabasuzugura gutya koko. Hanyuma nyuma yaho nibwo yazanye ibintu by'amatiku mani. Ngo ko yaguhaye 2,000 ukavuza 1,000. Ngo yaguhaye 2,000 urabyanga. Ngewe inote y'igihumbi nubwo nanayanze narayakiriye. Ngo byari 2,000 ngo warabyanze ngo wote nta muntu w'umugabo. Urumva? Akaba yumva ashaka gukora inkuru. Umwakira aza ko inkuru abivuga ukabyumva. Urumva? Nge nimuzanyenera nzaza mbahe map yose y'ukuntu byagenze. N'abantu bari bahari bamudukiza icyo gihe. Wowe ufite akanya ryari? Umuntu w'umugabo wamusanze yageze ku rwego yambara ubusa akaza azanye na Prida. Ubwo se yazanye Prida ari uko agize. Ubwo twamuguriye. Yarafite na Prida. Ubuze umugore wiwe muhamagara maze iminsi 3 ku kiriri. Akazamuka yajya mu rugo iwanjye ibyo yari yikibazo nawe umuntu w'umugabo wamusanze agiye kugutambanyiza umugore. Ezekiel reka dusoze ahubwo. Wenda ni kano uzabona akanya ryari? Wowe wowe wabishyize mu kiganiro. Oya ntago birimo. Abaye wabishyize mu kiganiro ngiye nawe twashwana. Ntago birimo. Ngiye umunsi nzabona yakoze iyo nkuru ivuga gutya. Nzaza ngo usobanure uko bimeze byose. Nadamu wa wundi nakuzaniraga. Unkuru arayizi yose. None se Zeki? Wenda tunabivaho wowe byose nituba turi kumwe nibwo tuzakora ikiganiro cyiza. Ariko se muri logique yumvikana n'umuntu wese yakumva. Yagiye gusambanya umugore wawe we yambaye ubusa umudamu wawe yambaye. Uko bimeze abadamu ntago baje. Umudamu yaguteza umutego ashaka kukugaragaza ukuri ntabwo wamusambanya. Umudamu nuvuga ngo wari umutego. Urumva madamu yarabimbwiye. Maze kubimbwira ngiwe anyereka ikimenyetso gifatika. Nuko byagenze. We yagiye kunekitera umugore ntabwo yari afite we. None se ko yagize amahirwe ngo sinama muzombagure n'ibyuma nushatse nagomba naramukire aho ngaho. Ese mu kugudu yongo nabitora yize. Kwa madamu ntabwo babizi bamunyishije. Ezeke ndaza kuvugisha toye bigiye twakoresha kiganiro nare. Ariko ikibazo iyo kese nawe. Yajemo n'icyuma. Akanze amafaranga 80 byo guhereza abo bantu bo mu gipangu babonye ibyo byose kugira ngo abantu bazaceceke. Ntibazabivuge. Arangiza ngo yatanze amafaranga. Ezeke umunsi mwiza tuwaza gupanga turebe umunsi wabonekeraho nabi tugakora. Akoze.
ati ahubwo yagize amahirwe. Ahubwo Patri njyewe ntabwo bamfite ndi kumwe n'umwuka w'Imana ndetse n'abamarayika, ariko mu buryo bw'umubiri bugaragarira abantu njyewe nshatse nashaka n'amabawusa. Nicyo no kuko ikintu kiriho urumva, kuko umuntu we niba mu by'ukuri reka tujye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe n'uyu mugabo witwa Samusoni muri Bibiliya hari uwamwitendetseho witwaga Delila. Atega umugore. Abagore babarenze. Afite gahunda ashaka. Bose bananiranye bategwa abagore. Ndakubwiza ukuri. Apotre baneze umugore. Ndakubwiza ukuri. Dore ngo yaramamagaye. Ezekiel. Ndakubwiza ukuri. Ibihumbi 500. Mwitabe twumve. Ibihumbi 500. Bamaye. Ariko Ezekiel asora wari umutego w'umugore ahubwo agize amahirwe ko ibyo by'umuzi utabimujombaguye. Mwitabe twumve tunasoza. Reka nkubwire. Nago mangana nawe. Wamwitabye twumva tunasoza. Reka mwihorere. Nago mangana nawe kuko amagambo menshi azana ibicumuro. Ariko ineza cyangwa se imvugo nziza ihosha uburakari. Reka dusoze rero. Icya mbere ntacyo musaba rukundo, ndumva ngo asigaye ngahembwe ibihumbi ngo 300 ngo na 40 ngo kuri cano, ariko ku bintu bisa naho yagezeho ari uguhemuka. Yego niba yarabonye umusubscribe yaritendetse kuri Yongwe, kuri Mutesi n'abandi akaba yarashwanye na Vitali, mukaba mwumvishe n'ibintu ababwiye. Ndababwiza ukuri n'abana hagarara imbere arimo arabayobya naga ari kubajyana mu ijuru. Wakoze cyane kutuganiriza. Amahirwe mfite nuko wenda mu gipangu mbamo wenda harimo ushinzwe umutekano hano muri leta. Mvuga ni anahibeshya akahagera, ahubwo nawe ndaza kubimubwira. Mubwire ni hari umuntu wangenzeho kuva kera, kandi ari ukubera iki? Ari ukubera ahantu Imana ikuye umuntu, ari no kubera ahantu mgeje. Ubu se umunsi azabona ndi muri kadasiteri, umunsi azabona ndi muri kadasiteri, umunsi azabona ndi mu itaje, bizagenda bite? Umuntu nagaburiye, umuntu nambitse, umuntu nishyuriye amazu, abo bagabo avuga harimo witwa ngo ni Damuru. Damuru w'inshuti ye yigeze kumunzanira w'umuhanuzi. Uwo Damuru wese ni umuhanuzi ko yari protokole w'umugabo uri gukoreshwa n'Imana muri iyi minsi witwa Rwisebura David hari ya Kimisagara, ko yari protokole wiwe yari umuhanuzi yakwirukana n'imbeba yapfuye. Yanasenga akabona n'isaza. Kadusoze. Imana yo mu ijuru igireba mu mitima. Imana yo mu ijuru igireba mu mitima. Bajya bavuga ngo amarero y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko yanjye agiye hanze. Agiye hanze. Ntabwo yajya hanze ubeshye. Ni ukuri kose ntabwo bizamugwa amahoro. Ntabwo bizamugwa amahoro. Kuko ijambo ry'Imana niryo ryambwiye mu Bami ba mbere ibice 3:17 havuga ngo ukuntu ngabagore babiri bari baryamanye mu nzu imwe, bose bugace babyaye abana, noneho umwe muri we aryamira umwana arangije arapfa. Muri kwa gupfa abonye yuko atakonsa intumbi, aragenda akura wa wundi muzima mu gituza cya wa wundi yasinziriye. Ikosa nakoze ni ugusinzira, simbaza Imana inzira nabo ndi kubana n'ababariwe. Iyi Imana iza kuba yarabamishuriye narasinziriye, ariko ikintu ijambo ry'Imana ndikundira ngo igihe kimwe uyu mugore yaje gukanguka mu museke, akikanguka agiye konsa umwana we asanga bamuguraniye, abaza umwana we barangije baramuhakanira. Yashakishije umugisha wanjye, ariko nta muntu wikanira umugisha wundi. Si kamera afite n'iriya mashine, sibyo agenda arishisha. Ubu se ejo bigize ibibazo, ubu se afite konti, niba nafite konti ibyo biramureba. Ntabwo nshatse kwinjira mu buzima. No mu gitondo urabyuka ukayibura. Cyane mu gitondo urabyuka ukayibura. Nimo umuntu ubyuka agapfa. Abahungu barazirigisa. Barazirigisa. Niyo mpamvu twaca bugufi tukubaha Imana gusa. Tukubaha Imana gusa. Wakoze cyane kutuganiriza agira mu giterano ubwiriza abantu b'Imana bagaruke kumukiza. Naho ubundi bihuha byo ni byinshi. Abantu basenge cyane siko bimeze. Nukuri rwose nta kibazo. Ngewe nunabishaka uzaza unansure n'iwanjye. Nzaza ture nawe abantu cumbikiye ture ngo bameze gute. Barahari rwose. Barahari. Dusurize no mudamu. Barahari, nshobora kubagaburira bingoye ariko nkabagaburira.
madamu wanjye ameze neza ubu ngubu rwose nahuriye n'umugore wa rukundo ngiye mfite umugore mwiza cyane muri iki gihugu ni umugore wa kabiri muri iki gihugu mwiza ngewe mara ni ukuri kose do ni uwa kabiri muri iki gihugu ntuzamunege gusa ntabwo namugutega njye ntabwo ndi umufarisayo ntabwo ndi umupagani ni ukuri kose mpamya yuko wenda umudamu wa Ezekiel ari we wa mbere ariko wanga arakurikira mu gihugu nta wundi muntu wamukurikira isura nziza se afite umugore wa Ezekiel ntabwo nje gusebanya ariko Imana yo mwijeye kamubwira n'uwarya imbwa yarya inzungu. Wakoze cyane kuri cyane BigTown TV nitwa Patrick Aroni wakoze cyane kutuganiriza Imana ibaho umugisha kandi uko kuwiteka Imana gukomeze kuba ku bantu bose bakurikirana iyi BigTown namwe bagurira imbago mu izina rya Yesu nta n'ibindi byo gusenga reka njye mu giterane Amahoro y'Imana bare namwe.